bari gutwirukana turahangayitse manywa turahangayitse rwose ubu mwatugirira impuhwe mukadusaidia mukadufasha tukabona icyerekezo cyane uko ngize amahirwe bakama ahantu nubwo kabakangana gutya nkakabamo nkajya nduduba ariko mfitaho ntaho dore ndi umukecuru navutse ne karindwi imyaka mfite ntabwo ushoboye kujya kudeya nta handi mfite aho nakura amafaranga ya kode aho nagomba gukura amafaranga ya kode ni ibikorwa nari mfite byatengukanye n'uwo musozi bari batwijeje ko bazatwubakira ibyo kubaka rero bandi bamaze kutubwira ngo baraducukije kandi bakaducuza badutunga n'ubyo kubaka sinzi ko bikirimo. Shari mukaribu ku meza ibyo byatunganye reka nkwarurire ubu ikabunga ntabwo ari mwe kwa Yohana oya ntabwo ariyo kwa Yohana nayikuye kwa Rajabu Mugurusi original yego naye mubanga mu kwisuzumara. Abamenye bakanasobanukirwa neza ibanga ry'igikoni bahisemo gukoresha kawunga ya Mugurusi tugezweho na Mugurusi Royal Limited ikorera mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Iyi kawunga ya Mugurusi ukaba uyisanga hose mu gihugu cy'u Rwanda aho usanzwe ugurira ibyo kurya. Mu rwego rwo kwirinda abapirata banza ugenzure ko kawunga ujyanye ari Mugurusi nyayo kukirangwa nuko ku mufuka handitseho Mugurusi ikindi hari udusumba cyamba tubiri kandi hejuru kabaciyemo urudodo rumwe ku nguni y'umufuka ukasanga ibara ry'icyatsi kibisi. Kawunga ya Mugurusi ifunguro ryizewe. Mu kwezi kwa gatatu 2024 nibwo bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Bugarama baje gusenyerwa n'ibiza bitewe n'umusozi wa Muko wamanutse ugaseha ibyabo byose bagasigara bimyiza imoso. Kuva ubwo ngo bagahita batangira icyo bita inzira y'umusaraba bagakodesherezwa na leta ngariko kuri ubu ngubu bakaba barimo guhambirizwa riva na banyiraye amazu ngo bitewe nuko ubuyobozi bwanze kongera kubishyurira amafaranga y'ubukode ngo kandi nabo bakaba badafite ayo bacira nayo bamira. Basaba ko bakagombye kugobokwa ngo naho ubundi bitabaye ibyo baraza kwangara ntaho bafite berekeza. 27 z'ukwezi kwa 10 twatunguwe no kubona umuyobozi w'umurenge azakoresha inama avuga ngo kubera kutariki ya mbere nta muntu leta izongera kwishyurira. None tukibaza none ko tweri nk'abandi banyarwanda tumva abahuye n'ibiza by'umugezi wa Sebeya iri ya ruguru muri intara yacu za Rubavu bo leta yarabafashije irabacumbikira irangije iranabubakira twarabibonye ku mateleviziyo. None tukibaza twebwe ntago turi abanyarwanda nk'abandi kuki ibiba handi twebwe bitabane hano iwacu ntabwo bakiturihira tumeze amezi ane bataturihira bene amazi bari gutwirukana mu mazu yabo bitewe n'amafaranga bari kubura twagiye twakoranye amasezerano utabona bari kurara hanze bereza ubuti bari gutwirukana turahangayitse manywa turahangayitse rwose ubu mwatugirira impuhwe mukadusaidia mukadufasha tukabona icyerekezo cyane uko ngize amahirwe bakama ahantu nubwo kabakangana gutya nkakabamo nkajya nduduba ariko mfitaho ntaho. dore ndi umukecuru navutse ne karindwi imyaka mfite ntabwo ushoboye kujya kudeya nta handi mfite aho nakura amafaranga ya kode aho nagomba gukura amafaranga ya kode ni ibikorwa nari mfite byatengukanye n'uwo musozi bari batwijeje ko bazatwubakira ibyo kubaka rero bandi bamaze kutubwira ngo baraducukije kandi bakaducuza badutunga n'ubyo kubaka sinzi ko bikirimo. Kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Bugarama Bwana Ndamyimana Daniel ntahakana ibivugwa n'aba baturage kuko bamaze igihe kingana n'amezi ane batishyurirwa ngari ko hari ikigiye gukorwa bakaba babasha guhozwa amarira. Amakuru avuga ko bamaze igihe batabona amafaranga cyangwa badakodesherezwa nibyo ariko ubu tuvugana rwose ndababwira ko umukozi ubishinzwe ku karere ushinzwe ibiza ndetse no gucyura impunzi twizeza yuko bari gukora dosiye rwose vuba cyane ko amafaranga y'ubukode bw'inzu bari buze kuba babubonye. Muri iyi miryango 52 harimo imiryango igera muri 14 yahawe ubundi bufasha butandukanye kure cyane n'amafaranga bakodesherezwa na leta. Namwe murabyumva ko rwose leta ntabwo yabifasha umuntu ngo bakomeze n'ubundi bajye kumukodeshereza kandi amafaranga bamuhaye harimo ubushobozi ngo kuba wenda yakodesha aho gutura mu gihe kiri gushakishwa solution zirambye. Cyo navuga ko wenda abantu barebera hamwe hagabaho ubuvugizi cyane ko n'ubundi uri musozi wa Muko ngira ngo mu gihe cy'imvura akenshi niyo imvura iguye rwose niho mpita ntekereza imiboro y'abaturage bahariya. So rero hamwe na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kandi ikunda abanyarwanda n'ubuvugizi butandukanye bw'akarere cyangwa se izindi nzego hakwiriye kuba hashakwa nyine uburyo burambye bwo gutuza iyi miryango. Imiryango 52 niyo yibasiwe n'uyu musozi wa Muko
uraza uraseha umaraho ntihagira icyo baramura, ngaho bamwe baje gushakirwaho barambika umusaya, mu gihe abandi nabo basaba ko bakagombye kuba bakwerekwa aho bakinga umusaya mu buryo burambye badakomeje kubunza akarago ndetse bari no mu zabukuru. Ubwo ubuyobozi buraba bugize icyo bufasha aba baturage, iby'iyi nkuru tukazabigarukaho mu makuru ya Cata. BTN TV mu karere ka Rusizi, Ndindahiro Valence Papi. Ifata gucika irakuze. Umunyarwanda yaciye umugani kutazi izina rabyaye ziri narashatse, aribyo byabaye kuri Emmanuel Nkeramihigo, umusore w'imyaka 24 y'amavuko, aho yafashe umwanzuro wo kwiba ikibwana cy'ingurube cyase umubyara kugira ngo akigurishe n'abaturanyi be abe yabasha kwishyura ubwishyu bw'inzoga yari yanyweye mu kabari ngari kakabura uko yigombora. Ntahakana ibyo yakoze, ariko agashimangira ko imibereho nk'iyo kwisanga mu buzima bwo kwiba ahanini yayitewe na se umubyara ngo utarabashije kumwitaho. Yaragize nyine bamana 15 ibintu navugira kuri televiziyo ntabwo nakorerwa ubwo niba ari ukumfunga yifuza ariko ntabwo ari kuminda banciye nyine ntabwo mbana nabo mfite kwanjye mba ariko umwana no kubwirira nagize nyine bamana 15. Ku ruhande rw'uyu musaza subyara Nkeramihigo Emmanuel avuga ko ibyaye ikibazo ikirigatira, ngo dore ko ntacyo atakoze ngo uyu mwana we be yabasha kumuteza imbere, dore ko abishingira ku nzu ya 1.5 miliyoni yamuguriye, ngo ariko uyu mwana akamubera agashobya k'ibi bibaye nyuma yaho yamwibye cash power yifashishaga gucana umuriro w'amashanyarazi we mu rugo, ngo nayo mu cyumweru gishize akaba yarayigurishije mu buryo atamenye. Naramufashije namuguriza ya 1.5 miliyoni mwaku abakuru aza kubonye baturutse ku cash power aho yayigurishije bayitwimye, noneho mujyanye ku murenge kugira ngo ajye kuyishinza uwo nguwo yayigurishije bamenye na cash power yanjye. Namusaba ko bagomba kumuhanira akanya gatoya. Munyengango François ashinzwe umutekano muri aka kagari ka Gituza acigatiye Nkeramihigo Emmanuel mu mukandara, mu gihe Nkeramihigo nawe atengatiye ikibwana cy'ingurube, ashimangira ko ngamujyanye mu buyobozi bw'umurenge kugira ngo ibyo yakoze biryozwe, ngo kuko badashobora kwihanganira ubujura nk'ubu. Ubundi buryo bundi bukomeye kandi ibintu birenze mu kugenda ubufashwa n'icyaha tumushyikiriza umurenge. Ubuyobozi bw'uyu murenge wa Rukumberi bushimangira ko kino kibazo kitari gisanzwe cy'ubujura, bagasaba abaturage mu gukaza umutekano ndetse no kwishora mu byaha bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, bashakisha imibereho cyangwa se amafaranga bafasha kwishimira iminsi mikuru isoza umwaka, ngo dore ko abazagwa mu makosa nk'aya ubuyobozi butazigera bubarebe. BTN TV mu murenge wa Rukumberi wo mu karere ka Ngoma, Ndindahiro Valence Papi.